batuye i Nyakabungo ndetse no mu Gashyushya ahazwi nko muri Kongo mu murenge wa Jari nibo bagaragaza ko mu gihe umujyi wa Kigali uri gusenya inyubako zitujuje ibyangombwa cyangwa se iziri mu manegeka n'izishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Baravuga ko hari bamwe mu bayobozi barimo abanyerondo, daso n'urwego rw'akagari bari kubikora bitwaje amakosa bagiye bakora mu gihe cy'imyubakire kugira ngo batange raporo y'inzu zasenywe, nyamara harimo uburiganya, dore ko hari abo basenyera badatuye mu manegeka cyangwa se n'inzu zabo zidashaje, abandi bagashinjwa ko nta byangombwa byo kubaka bari bafite, nyamara ari ukugira ngo batange raporo no kuzimanganya amakosa bakoze mu gihe cy'imyubakire, ndetse nabo bagiye bishingira ngo bubake nta byangombwa. Uburyo birimo gukorwa ntago hamenya ibyo ari byo. Nkanjye basenye ntanahari nagiye guca inshuro, umuturanyi arampamagaye ati ariko se ibintu byawe ko byandagaye biri hanze byagenze gute? Mwese bimeze gutya ariko n'inzu ntayihari. Ubwo nibwo narebye uko mpagera ndatega njyayo, mpageze inzu ndayibura, n'abayishenye ndababura, nsanga ibintu byandagaye hanze biranyanyagiye. Mpura n'umurenge w'abakozi b'umurenge w'abadaso ndababaza ati ubwo wowe ugomba kujya ku kagari, none se kuki uyu mwamusenye mukabimumenyesha, njyewe iyo mumpamagara hari icyo byari gutwara wenda nanjye nkamenya ikosa ndimo ibyo ari byo. Baje mu gitondo basanga ndi muri wese hariya, basaza ndi muri wese umuze tugiye kuyisenya n'iki ngo yubatse ngo ndagiye ngo yarafotoye, yewe ntimureke ndayisenyera mutangicira amabati ngoya ngo twarangije bahita bayurira batasenya. Aba baturage kandi bakomeje kugaragaza ko abanyerondo, daso n'akagari bakomeje kuza gusenya ariko bakitwara nabi, dore ko bari kuza n'ibyo basenye bakabitwara. Aha barashyirwa mu majwi ko uwasenyewe ntatanga amafaranga, hari gutwarwa isakaro ndetse n'inzugi z'inyubako bakajya kubyigurishiriza, ibyo bari gufata nk'ubusambo. Ati niko ndagira yabivuze, naharago bari barimo kubaka, ndavuga ko barimo kubaka, uravuga iki? Amabati barayajyanye mpamagara umuyobozi w'umudugudu ati se amabati yamwe yatwariye iki? Nabaye 20 kugira ngo bayasubize, hanyuma mugasiga izi ngizi nshyashya ni ukubera iki? Ibyo rwose nta n'ikintu wamenya ugashingiraho, nta n'icyo bigeze bambwira kugeza na n'ubu ngende cyari mu gihirahiro. Ubu ni ukujya kurara mu bibanza gusa, nako ni mu itongo, nta sinahabari kabisa. Ku rundi ruhande abaturage baribaza impamvu mu mudugudu w'ingo nka 300 hashobora gusenywamo ingo ebyiri bitwaje ngo niko indege yabivuze, dore ko ariyo ntero ngo bazabwira abaturage ngo indege yafotoye cyangwa se ngo indege irabohereje ngo baze basenye. Bakavuga ko uri kwimana amafaranga ariwe bari gusenyera batitaye kuri buri kimwe. Uyu aragaragaza ko mu rugo rwe umukuru w'irondo ry'akagari yaje akabaka amafaranga maze ntibayamuha, ari naho ku bukeye bwaho baje bagasenya inyubako yabo. Iyo ni ruswa, ntakubeshya, iyo ni ruswa, iyo ni ruswa. Impamvu ari ruswa nakubwiye ngo hari inzu yubatswe nyuma y'izi ngizi, ntabwo bigeze bazisenya, zirahari na n'iyi saha zirahagaze, ziri no mu manegeka arenze iyi ngiyi. Uko muzaba bayanze kubivuga bwa mbere, nawe ni umugabo rataje. Oya, ngiye mvugisha ukuri, ntago ari ubugabo, ngiye mvugisha ukuri, ngiye nzazira ukuri. Bwa mbere baraje bamwaka amafaranga urayabima, Serikamanda yaje twicaranye hano urayamwima, urumva sibyo? Ni ikibazo umujyi wa Kigali utigeze ugira icyo uvugaho, kuko umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya atigeze avugisha umunyamakuru, ndetse n'ubutumwa bugufi yandikiwe ntiyabusubiza. Nagira icyo atangaza kizagarukaho mu makuru yacu ataha. Uku gusenya inyubako mu mujyi wa Kigali kurakurikira ibindi bibazo by'abasenyewe ku Gisozi, nabo bagaragaza ko imyaka igiye kuba 3 ntaho kuba bafite, dore ko ngo bari bumvikanye n'umujyi ko bagomba gukodesherezwa, nyamara amaginga ya nta mafaranga bongeye guhabwa. Ibi bitumye babayeho nabi, aho usanga bamwe baragiye kuba mu biraro, abandi bakaba barara hanze. Leonce Nyirimana, ATV.
mu mujyi wa Kigali.